ku munsi w'abakundana usibye indabyo ni ikihe kintu gikunda gukoreshwa cyane? ku munsi w'abakundana Gikunda kugurwa cyane kigakonsoma. ni amakondomu. Condom. Yego. Yowe Bogari, now in town, aka kanya tuvugana, angiye kureba my Valentine hano Kimihurura, ngiye kumushaka, mwebwe icyo musabwa mugumane nanjye kuri no Bogari Cedric, dukomeze tubane dushake my Valentine here in Kimihurura, ndagenda muganiriza utuntu twa danje twumve niba yabyemera, wowe icyo usabwa guma hano, udacika, ibyiza biri imbere, Papa Bogari bizaza. Umunsi murabizi ni kuri Saint Valentin 14, rero dukomezanye nshaka Valentine wanjye, ngende nyine mubaza twumve ati se arabyemera, aravuga iki? Wowe nyine ushobora kwibaza ati se ngiye kumubaza ibihe bibazo, ibyo bibazo nibyo ugiye gukora, kuko I'm going to date nyine my girlfriend like ngenda mufata nka rented girlfriend w'umunsi umwe w'iyi Saint Valentin, ntugire ngo ni girlfriend w'ibihe byose, ni girlfriend wa 14 this night. I have to rent my girlfriend, nibinakunda twanajyana ahandi. Nk'urugero ushobora kwibaza ati se wamujyana ye handi? Njye namujyana Lodge man, uri kumva se, cyangwa nkamujyana shop, biraterwa n'aho ahitamo. Wowe guma kuri Bogari Cedric tugumane. Yeah, I'm gonna to see my rented girlfriend for one day. It's not for ntabwo ari ibintu nyine byinshiri guhera ngo uyu munsi gukomeza, ni one night nibinakunda this night, iri joro rimwe arananamo akino reka dukomeze njye gushaka my rented girlfriend. Abenshi baba bari ku muhanda nyine, ntabwo twe tuzajya tujya mu nzu cyangwa ahahenze. Reka nkomeze hano Haboro, ndabona rompuye itameze neza, reka njye hano imbere ya convention ndebe uwo nabisaba ko namusohokana akaba my rented girlfriend in Kimihurura. Boom, kadukomezanye nyine tumushake kabisa. Yego, twavugana se niba ntari nta kibazo. None se kuri ku muhanda ahantu ari ngiye gatoya. Rugiye gato? None se gute? Ntabwo ndi butinde. Ntabwo uri butinde? Wamakanya se ko barimo kuturikodinga tukavugana? Nta kibazo. Umaye nk'iminota ingahe? Niba bitari butinde gerageza uzamurijwe. Umaye iminota ingahe? Niba bitari butinde nta kibazo. Uri butinde? Nta kibazo, twavugana. Uyu munsi se ni umunsi uyu munsi ni umunsi ki kuri wowe? Ni umunsi nyine wa Saint Valentin. Ni ibisanzwe nuko kuri njyewe, nuko yaba ari ko wafata nanjye niko nawufata. Ni umunsi w'abakundanye. Uko ngufata urabizi? Nose ufata nk'umunsi w'abakundanye, na wabakundanye? Ni umunsi w'abakundanye. Ese sheri wawe ari? Sigira sheri koko. Sheri nawe? Sheri nawe? Muburiye heza? Barabuze. Nabibura. Ngo hano Kimihurura wabuze sheri? Bihagazeho. Akabazo ka mbere, usibye indabyo zikoreshwa kuri Saint Valentin, ku munsi wa Saint Valentin, ni ikihe kindi kintu tubwiye tugenda gake, ni ikihe kindi kintu kindi gikoreshwa ku munsi wa Saint Valentin kitari indabyo cyane kuri couple? Ku ma couple? kitari indabyo. Ikihe kindi gikoreshwa cyane ku munsi wa Saint Valentin kitari indabyo nizirimo? Ko narabikorerwa urako ntazi ibyo ari byo. Asa nkogereranya. Ari nk'ibikisi. Hari igihe umuntu ashobora kugupa bitewe na couple runaka uko imeze, hari igihe ushobora gusanga yamupangiye nka phone. Oya, ibindi bikoreshwa, ntabwo mvuze icyo umuha, bikoreshwa. Ibintu bikunda gukoreshwa cyane se kuri uyu munsi. Ikintu cyo kora wenda nabonye bikunda gukoreshwa, nahoze mbibona bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Haretse kukivuga. Cyo nyetse nicyo. Koreshwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo nyine kivuga.
ni amakondomu niyo akunda gukoreshwa kondomu. subiramo ako kantu uvuze ngo ndatangira mvuga ati ku munsi w'abakundana usibye indabyo ni ikihe kintu gikunda gukoreshwa cyane ku munsi w'abakundana gikunda kugurwa cyane kigakonsoma? ni amakondomu. kondomu. Yego. none se ikindi nakubaza, ni indi foto nabonye ababerekana, nyine ngiye kubibaza cyane cyane we nk'umukobwa, baberekana ati 13 February biba ari ishyamba ryinshi, ibyatsi ari byinshi, but on 14 February ukabona hakozwe isuku, biri space neza, bisobanuye iki? Sobanure kandi ntubihishe. 14 February nyine biba 13 biba ari ibyatsi byinshi, noneho 14 ukabona twabaye duke ibyatsi nyine sinabivuga nyine sinzi, mbona atari byo bashatse kuvuga, nshaka ko baba bashatse kuvuga iki? Ese ni indabyo baba baciye se cyangwa nibyo ushatse nyine urumva kuri 13 baba bazikira aho ngaho zose nyine, ariko nyine kuri 14 bagane tugere tugenda baciye bazimaze indabyo bagomba kuzitanga kuri couples, cyane cyane ku bakobwa biba byagenze uti, numvaga ngo ni isuku ikorwa. So wowe wenda ugereranyije urumva ibyatsi ni byinshi kuri 13, noneho kuri 14 byagabanutse, wowe sanishiriza ku isuku, uretse kuri couple nyine ntago ari umukobwa cyangwa umuhungu. Ku bakobwa bagomba gusukura ku buryo wa munsi wo kuri 14 ugomba kugera kogoshesha umusatsi se bikaba gaparaniye. nyine ni ukugira ngo kuri 14 bizagaragare basa neza. Nyine ko imisatsi iri kuvuga ngo babaye ariko ngo apati y'indabyo ikindi kintu gikoreshwa cyane ku munsi wa Saint Valentin ni iki? Igiki? Apart from ku ndabyo, ikindi kintu gikonsumwa cyane kuri Saint Valentin ni iki? Ikindi se ni iki koko? Ni kondo, nari navuze kondo. Wese umaze kugura zingahe? Sinkubeshye, sinzi kwirarira, nta nimwe ndagura. Igura mu kanya. Ndaye gukoresha iki? Gukoresha iki kandi? None se subaye Valentine wanjye? Kubera ko mbaye Valentine wawe ndibuze kuyigura. Hanze uri ku map. Ku map. Yagukura. Ubwo mise mba Valentine. Suba Valentine nge ndi Valentine. Ubwo nibyo. N'abantu ba Valentine na Valentine. Kumva? Natwe indabyo ndaje nzigura. Ariko turanakonsuminga icyo kindi. Icyo kindi se? Gari. Oya. Uretse nka Valentine wawe ku munsi mwapanze ko mwakundanye by'umunsi umwe nyine, kuko nsanze uri single nanjye mpita mba single, mpita tugira uko uri kumva, tuba Valentine mba Valentine, uri kumva nko ku munsi wacu ni ikihe kintu wankorera kitazamva mu mutwe? Ese none yaba uriye umukunzi ntacyo atagukorera, ubwo nyine yabaye uri Valentine na Valentine buri kimwe cyose yakigukorera. Ikihe cya danje, kuko ni umunsi umwe, ntabwo ari ibintu biri bukomeze. Umunsi umwe mudakundana cyangwa mwakundanye nyine bya 14 gusa, ni ikintu cy'umunsi umwe, ntabwo biba bizahoraho. aha ngaha tuvuge icyo wamuha iryo joro. Kuko man ugomba kumuha byose. Byose nk'ibihe? Mu bitangizwa na S wamuha ibihe? Mu bitangizwa na S Valentine wawe ku munsi wa Saint Valentin, ku bitangizwa na S wamuha ikihe? S wama ni sexy. S ni sexy. Yego mana. Muri make njyewe nabaye Valentine wawe urama sexy. we nise kwisunzamura cyane. Ese nise nguzamura cyane. Oya nabyadanje. Dukomeze muri iyo ngingo. Si iyo ngingo tugezemo, muri iyo sexy. Wowe wumva Valentine wawe ari icyo bita dukomeze ibishushanyirizwa uko byaba bimeze, ukuntu waba umushaka muri iyo sex yanyu y'iryo joro rimwe, like the rounds, waba umwemereye. Uburyo waba umushakamo se?
kuri wowe ntabwo mvuze ku bandi, uko abandi wabumvise siko mvuze kuri wowe. oya ndumva nta kintu gitangaje uburyo wamushakamo. Ndumva nta gitangaje. Ariko reka mbereke Valante wanjye. Ariko wigira isoni humura. Valante bamuha amanota twagiye. Angana ariko ihangane. Ngaho urabyikorera. Ngaho kangufasha ariko nabirenga. 1 oya. Ariko Valante wanjye ujye wimonga sibyo? Kuko mu bintu nyemereye harimo S. Anjye S uvuze ntabwo ariyo nashakaga Valante. Uvuze S itangizwa na S. ntabwo avuze si S. Kandi bashaka kugira ngo ni imikino ndi seri. It's not for the content. Ndakomeje. Koko. Ubundi nyine sexy cyangwa nyine wenda sexy niyo ku bantu bakundana uretse no kuba bavuga ngo ijoro rimwe. Ese ntabwo waha umuntu sex utamukunda? Oya byaterwa nuko uramutse uyimuhaye utamukunda nuko wenda wabikora kubwo wenda no kwicuruza. Nko kwicuruza nyine uri gukora sex iyo ari mu buryo bwo kwicuruza ntabwo wagukunda. Ariko nka Valante wakunze for one night byawe. One night. Koko. Ejo mukahita mutandukana. Oya. Naho yaba atandukane na wa wundi uri buze kuza agura. Byaruta ahubwo kamuha mukirinda kuvuga ngo mwakundanye. Ko bigenda. Fazari. Ko bigenda. Ahubwo buriya wabwira cameraman nkamwerekana bakwerekana twita tujyanye aho bigiye kubera. Ese si wankunze si wanjyanye. Si wanjyanye. Ntabwo nese mukunda. Uhitamo Valante. Sabuze umuntu ugusohokana. Uyu munsi se shana namuvuze byo. Gusohokanye wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera? Undi urahitamo bibiri sibyo? Urahitamo ko nkusohokana ariko nyuma yo kugusohokana najye nkujyana ahandi nshaka. Ceceka cyangwa uhitemo guhita utahitamo. Ako kantu ko kuvuga ngo ndakujyana ahandi nshaka nakukongeremo. Ndakujyana ahandi nshaka. Ndagusohokana ariko ndakujyana ahandi nshaka. Biririyo natangiye mbivuga. Ubwo n'uri naho byaba bitandukanye nawe. Tufane n'ibyo bindi. Ngaho tubigire nko kuvuga ati ni umunsi mukuru. Ngaho reka njye mbigukorere mbishaka. Gende ngurire icyo ushaka ubundi nkujyane. Unjyana aho ushaka. Njyana aho nshaka. Nataha. Uhisemo gutaha. Nataha. Uhisemo gutaha Valante. Uhisemo gutaha rwose. Ya. Yo. Valante wanjye urumva ibyo nkoreye wowe icyo usabwa ngo ubone izindi content kora subscribe kuri Bogar Cedric. This is was my date in Kimihurura Kigali. Tuzakomeza tubajyana ahandi mu zindi date zanjye buri munsi. Pop wa Bogar bizaza.